Nabasuje cyane nateye isaruti bakunzi bacu mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi hano kuri televiziyo yanyu ni KT Zone. Marabibona neza cyane, meze neza, meze fresh nkuko bajya babivuga. Nasoje abakunzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yarwo muri East Africa ndetse n'ibindi bihugu byinshi bikikije Afrika yacu. Ariko nagero wonyine twasuje gusa, turanasuhuza n'abaturage bose batuye isi muri rusange, duhereye mu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, Iburayi, Aziya ndetse na Australia. Mwese turabashuhuje, turabakeje, tugarutse imbere ya kamera yacu kugira ngo tubagezeho amakuru y'ukuntu iki cyumweru tugisoje. Ni byinshi byabaye muri iyi weekend dushoje, ariko kandi harimo ibirori. Muri uyu munsi tuje kubagezaho ibyagiye biranga umujyi wa Kigali mu bintu bijyanye na ambiance, abantu bakunda entertainment. Tubazaniye amakuru yaranze iki cyumweru yose tuyavuye imuzingo. Murabizi yuko ibintu bitari byoroshye hano hirya muri BK Arena, aho korali do Kigali yari yakoze performance nziza cyane. Harimo abantu benshi batandukanye b'abanyacyubahiro, dore yuko bamwe mu bayobozi bakuru mu gihugu cy'u Rwanda bari bitabiriye kiriya gitaramo cya korali do Kigali. Ariko kandi muzi yuko no muri iriya korali harimo bamwe nanone mu bayobozi bakomeye cyane. Byari ibintu byiza cyane, ntabwo ari aho nyine turi burebe, ahubwo turagaruka no muri convention, Kigali Convention Center, naho hari ibintu bidasanzwe, aho Isango na muzika yari yabakoreye icyo bita Isango na Muzika Award. Ni ibihembo bitangwa na radio ndetse na televiziyo Isango Star, ikaba ari ibihembo bigaruka ku bahanzi baba barahize abandi mu mwaka wose, guhera mu mwaka washize kuri bonane y'umwaka washize, oya guhera kuri bonane y'uyu mwaka tuba turimo. Ubwo ngubwo iba yarabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2024 kugeza uyu munsi. Abahanzi twakoze twari benshi, aha nanjye ndimo ariko hari umuntu waduhigitse. Hari abahanzi bagiye bitwara neza cyane. Isango na Muzika ikaba yabahaye n'ibihembo, hari abagiye babitsindira, hari abatahanye amarira, hari abo turi bahamagare ku murongo wa telefone akatubwira ukuntu bakotoye cyangwa se bari bizeye yuko bari butsinde ariko bakaza kuba bahigitswe. Abatsinze ushobora kwibaza uti ni bande, ese bameritaga? Ndaje mbababwire, mutubwire niba hatajemo akantu ko kubera cyangwa se bataba bibeshye. Ibi biganiro byacu ni ibiganiro noneho uyu munsi twabahinduriye, tubazaniramo entertainment. Abakunzi bayo bari badukurikiye ari benshi badusaba ko twabakorera n'ibiganiro bya entertainment. Iyi weekend rero y'umwihariko izanye raporo y'umwaka wose mu bijyanye n'ubuhanzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ngubwo iyo tuvuze abahanzi haba harimo aba director, abahanzi nyirizina ndetse n'abantu bakora nka production cyangwa se bakora indirimbo. Ubwo ngubwo abo bose baje guhabwa ibihembo. Tugiye kubabwira ngo ni bande babitsinze, abahanzi batsinze abandi ni bande, ese baramerita? Kubwawe urabyumva ute? Kubwawe se ubona bari babikwiye cyangwa hajemo kwibeshya cyangwa se no kubera ibi bintu by'ikimenyane se byaba bikiba mu gihugu cy'u Rwanda? Reka turebe nk'ukuntu mu gihe cyatambutse ubwo sinema nayo yashyiraga hanze ibyayo, hari abamwe bifashe ku gahanga bavuga yuko muri sinema ngo ibihembo byatanzwe hajemo kubera cyangwa se bigatwarwa na bamwe batari babikwiye. Ese no mu buhanzi iki kintu cyaba kirimo? Nibyo tugiye kurebera hamwe nyuma yo kubagezaho urutonde rw'ukuntu abahanzi bahatanaga n'ukuntu bagiye batsindana. Mbere yuko ntangira kuri uru rutonde ndabanza mbasabe gukora subscribe, babwira ngo it's your guy, it's your boy Zeno Cesar, akaba ari umuhanzi wanyu. Nanjye mfite indirimbo kuri ubu ngubu hari indirimbo ngiye guhita na uploadinga nyuma y'umunsi umwe, akaba ari ya ndirimbo nanjye nk'ukuntu umwaka wagenze bagomba gusohora raporo y'umwaka ukuntu wagenze. Iyo ndirimbo ushobora kwibaza uti iraba yitwa ngo iki? Indirimbo twari twarakoze ubushize ariko twayisubiyemo, bayita umwaka mubi. Umwaka mubi. Abantu batibuka ukuntu indirimbo ya mbere yavugaga, yaravuga ngo uyu mwaka wanzaniye iki ko n'ubundi wansigiye ibibazo, watumye ntakitwa umukunzi, watumye duhomba abahanzi, watumye dukunda ubuhinzi, watumye dukora ubuhanzi n'ibindi. Iyi ndirimbo iraflowinga abantu banjye, indirimbo iraflowinga, muraza kuyumva. Ni imwe mu ndirimbo nanone turi bugarukeho mu minsi iri imbere, iraba irimo aba director bakoze amashusho ndetse n'abandi bayayakitinzemo. Ni indirimbo nziza cyane, ariko ubundi wayizamuraho mukabanza mukayumva ukuntu inavuga. Ngo uyu mwaka wanzaniye iki ko n'ubundi wansigiye ibibazo, watumye ntakitwa umukunzi, watumye duhomba abahanzi, watumye dukunda ubuhinzi. Ngo nka Young Sike, Patrick, Dominique na Monique n'abandi mukunda muzike, kuba ubukene buvuza induru, amagorwa ari kuza ni inkuru, ku basaza bakunda amakuru, ubu ngubu baravuza induru.
ni ikiganiro tuje kubagezaho raporo y'ibyaranze ino weekend muri BK Arena. Harimo igitaramo cy'imbatura abagabo, akaba ari igitaramo cya korali do Kigali. Iyi ngiyi ni korali yaririmbye indirimbo nyinshi cyane, iririmba live neza, abantu benshi barayikunda. Kandi muri iki gitaramo harimo n'umushyitsi ukomeye mukuru, uyu nguyu bamwita First Lady, madamu wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nawe yari yitabiriye iki gitaramo. Ahangaha ni hirya hano muri BK Arena, inzu izwiho kuba ari meri w'ibirori byose biri muri Afurika. Iyi ni inzu ifite ubukombe cyangwa se itanga icyizere yuko izakomeza kuzihigika. Ariko reka tubanze twitse ku bihembo byatangirwaga hariya hirya muri Kigali Convention Center cyangwa se KCC ya Kigali Convention Center. Hari igitaramo gikomeye cyane, akaba ari ibirori byari byarateguwe na Isango Star, iki gitangazamakuru gitanga ibihembo ku bahanzi baba barahize abandi. Reka ntangire mbabwire ukuntu byari byifashe ndetse n'abamarukire mbagezeho ukuntu byasoje. Abahanzi bamwe batashye barira, hari uwari watiye imodoka abura n'amafaranga yo kwishyura ko yari azi ko ari gutanga ingurane y'igihembo. Izi nkuru nazo turazibabwira, none nta gihembo yafashe. Ubu ngubu turaza kumva inkiko zamutaye muri yombi. Ibi ngibi nabyo ni ibintu byabereye inyuma mu gikari. Nitwa Cesar Zeno, reka mbanze musabe gukora subscribe niba ari ubwa mbere turebye. Niba warakoze subscribe turagushimiye cyane, ariko kandi tunakubwira ngo comment yawe, share ndetse na like nabyo ni ibintu nabyo bitwubaka. Buriya iyo tubanye tukabana umunsi wose dushyizeho ikiganiro ukakibona ukaduha igitekerezo cyawe, bari byiza cyane. Ukuntu rero byari byifashe hari hirya muri KCC cyangwa se muri Kigali Convention Center, batangiye byari ibihembo bitegurwa na Isango Star. Hari ibitangazamakuru byahise bitera hariya kamera. Reka twifashishe nk'itangazamakuru kimwe cya reportinze ibi bintu neza cyane uko byari bimeze. Abantu mwari muri yo twarebanye ukuntu byari byifashe, mwagiye mubibona. Bagize bati ibihembo bya Isango na Muzika Award byatanzwe ku nshuro ya 5. Menya ababyegukanye. Iki ni igihe.com cyanditse iyi nkuru. Aba babyegukanye rero muraje murabumva, muratungurwa icyonzi cyo cyane, muratungurwa. Abahanzi bahize abandi muri uyu mwaka wa 2024 akaba ari abahanzi bari ku rutonde. Batangiye bamwe bazanye n'abashuti babo n'imiryango yabo ndetse n'ababasapotinga cyangwa se basaponsor babo. Bari hariya muri BK Arena, hatangirwe umuhango wo kubanza kwifotoza. Barya ifoto bagenda kuri tapis rouge cyangwa se kuri red carpet. Byari neza cyane, bari baryoshye, bari bambaye nabonyemo abahanzi ntarinzi ko bazi kwambara neza. Abangana naho turaritobereka amafoto yabo. Ariko ukuntu byari byifashe muri rusange, bamaze kwifotoza bagiye baganira n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Bamwe batangaga imbamutima zabo nuko babona ibyo bintu byateguwe. Nkuko mubizi, uwo bita MC Brian niwe wari wa hostinze cyangwa se niwe wari uyoboye bino biganiro, bino birori. Ibintu byitwa ibiganiro byanyaritsemo. MC Brian afatanyije na Tesi, uyu nguyu ukora ku Isango Star, bombi nibo bayoboye ibi bintu. Baje guhamagarwa batangiza gahunda. Ushobora kwibaza uti gahunda yari iteye ite? Ntago ndi bubatindire. Ubwo iki gitaramo cyangwa se ibi birori nacyo nakita igitaramo kuko byari bimeze fresh, abantu banataramye. Harimo abantu bari bafite ubwoba, abantu banjye, harimo abahanzi, harimo abaproducer, abantu bose bari bafite invitation yuko bari buhatane. Bose bari bategereje kumva niba aribo bari butsinde cyangwa se bari butsindwe. Dore ukuntu byari byifashe, dore n'ukuntu ibihembo byaje kuba byegukanwa mu byiciro bigiye bitandukanye. Tugiye kujya tubasomera icyiciro, tubabwire indirimbo zari zihatanyemo cyangwa se abahanzi bari bahatanyemo cyangwa se urwego bari bakeneyemo. None tubabwire urwatsinze cyangwa se uwatsinze abandi. Turahera kuri best male artist. Uyu nguyu akaba ari umuhanzi w'umugabo wabaye mwiza muri uyu mwaka wa 2024. Hari hahatanye bande rero, ushobora kwibaza uti ninde nande bari bahatanye. Hari hahatanye umuntu witwa Tiger The Ben muramuzi. The Ben yarahatanye n'umuntu witwa Bulldog Stana Beta. Uyu nguyu muramuzi, ni umwe mu bantu bari baherutse gukora indirimbo yitwa Puta. Yari yaranakoze ibitangaza cyane ndetse yaramaze no gusohora album. Yari umuntu uri mu matwi y'Abanyarwanda, yari umuntu uri mu matwi y'Abaturarwanda, yari umuntu uri mu matwi y'abakunzi ba muzika. Abantu benshi bavuga ko ari uri butsindira ibi bintu. Yarahatanye kandi na Chris Easy. Uyu mupeti yo kwa Giti nawe ajya zonga abantu yasohoye indirimbo. Harimo n'uwitwa Bruce Melody. Ushobora kwibaza ngo ninde watsinze?
ibi bihembo abantu benshi bagiye bareba aba bantu bakabura uwo bahitamo. Ese wowe ku giti cyawe wumvaga ari indi uri butsinde muri aba bantu mu gihe ntari nakubwira uwatsinze? Muri hagati ya Bruce Melody, The Ben, Bulldog ndetse na Chris Easy. Umuntu waje kuba yatsinda iki cyiciro cyangwa se icyiciro cy'umuhanzi w'umugabo witwaye neza muri uyu mwaka wa 2024 yabaye Bruce Melody. Bruce Melody. Ese wowe uko ubyumva Bruce Melody niwe wari warakoze neza cyane muri uyu mwaka wa 2024, cyane ko wari uzi ko umuntu nka Bulldog yakoze album, cyane ko wari uzi ko umuntu nka The Ben wari umaze igihe anasohoye indirimbo ebyiri zikurikiranye, wabonetse mu featuring yahitinze akaba host za Danger, ndetse na Chris Easy. Kuri ubu ngubu Chris Easy we na n'uyu munsi aba bantu bari barakoranye na club, havuyemo Kevin Kade. Ubundi abanga ntago bakoranye club, havuyemo Kevin Kade, ukareba The Ben, ukareba Bruce Melody, ukareba na Chris Easy. Ni abantu baciye muri 1:55 AM. Aba bantu bari baratwishe mu mutwe muri uyu mwaka, baratuzonze. Nkanjye ntabwo nasinziraga numvisha indirimbo yabo, ni nayo ifashe nk'isengesho. Ariko baje kuba bajya hariya barahatana mu mugabo cyangwa se mu muhanzi w'umugabo wegukanye igihembo cyangwa se witwaye neza muri uyu mwaka, akaba yaje kubatsinda uyu nguyu Bruce Melody. Abantu benshi bazi ko ari we muhanzi ubundi ukora ibitangaza. Sinzi niba abantu benshi babibona gutya, dore yuko ugiye kugereranya ibitaramo akorera hanze kandi ibitaramo biri kuri standard, ukareba byibuza ahantu ahostinga cyangwa se n'abantu akorana collab n'abantu benshi. Murabizi muri uyu mwaka yakoranyemo indirimbo Funga Macho, yakoreye ari mu gihugu cya Uganda. Ni indirimbo yari nziza cyane. Funga Maso ni indirimbo yakoranye n'umugande nawe uzwi, irahostinga, ayikora remix, azanamo umunyajamaika w'umunyamerika muzi bita Shaggy. Ibi bintu byose sinzi niba byo byamuhesheje kuba yaba nomine cyangwa se yatsinda aba bagabo bandi bari bahanganye. Ese wowe urabibona ute? Uratubwira muri comment niba Bruce Melody byari bikwiye yuko ari buhigike umuntu witwa The Ben nawe wakoze cyane, ndetse na Bulldog wari umaze iminsi avuyanga abantu mu bijyanye na hip hop, ndetse n'umuntu twa Chris Easy. Iki cyiciro ni icyiciro abantu benshi amarangamutima yabo yari yamaze guhagarara bategereje umujaji. Icyo kintu muracyumva? Reka dusimbukira ku kindi cyiciro cyari kirimo hariya. Nyuma yo kuva kuri Best Male Artist, igihembo cyakaba cyegukanywe na Bruce Melody, turajya kuri Best Female Artist cyangwa se umuhanzi w'umukobwa wahize abandi. Umuhanzi w'umukobwa cyangwa se w'umudamu wahize abandi. Nanone ahangaha hari hahatanye aba bakurikira, harimo uwo bita Aline Sano. Aline Sano yarahatanye na Ariel Ways ndetse na Bwiza, harimo n'uwitwa France Mundu. France Mundu abantu benshi ntago bashaka kuba bamuzi neza kuko nagakunze kuvugwa, ariko ni wa ndi wakoze yandirimbo bita ngo ikizimano kuhari kandi nanjye nkiri kwisi asiyu nibikunda nuwo nguwo. France Mundu kumwe na Bwiza na Aline Sano ndetse na Ariel Ways. Ese urabona ari inde wakabaye atwara igihembo cy'umuhanzi w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore muri uyu mwaka wa 2024 waba warakoze agahiga abandi bakobwa? Mbibutsa yuko yari Ariel Ways, Aline Sano, Bwiza ndetse na France Mundu. Reka ntatinze mbabwire uwatsinze ni Bwiza. Bwiza uherutse gusorana indirimbo na The Ben. Bwiza wakoze featuring nyinshi. Bwiza umaze iminsi azenguruka igihugu muri gahunda ya Iwacu ya MTN Iwacu Music, MTN Iwacu. Yakoze tour nyinshi ari kumwe na ba Chris Easy, yigaragarije abahanzi abantu benshi bari bamwiteze. Ahangaha ndakeka ngira ngo nawe murahamanya, yagiye aganiriza abantu benshi bagiye batandukanye, yagiye agaragara hirya no hino, yagiye asohoka igihugu. Ikindi kandi yameritaga. Ese koko niwe wari ukwiye gutsinda Aline Sano, Ariel Ways ndetse na France Mundu? Ese ubundi iri tsinda ryari ryajemo France Mundu urabona yarakwiye kuba arimo cyangwa hari undi mukobwa wirengagijwe? Dubwire muri comment uko byumva. Iri tsinda ry'umukobwa wahize abandi muri 2024 ryari riyobowe
na Aline Sano, Ariel Weri, Bwiza ndetse na France Mundu. Bwiza yaje kuba bakubita inshuro ababwira ati umukobwa w'inyamata nge ndabemeza. Bwiza niwe watsinze ibihembo akaba yabitahanye. Tugiye ku kindi cyiciro abantu bakunda ari benshi, ni icyiciro cya Best New Artist, babahanzi baba ari bashyashya bakizamuka hamwe tubarizwa. Abantu bari bahatanye harimo bita Kidi muramuzi, afite indirimbo zikunzwe. Hari harimo witwa Zeo Trap, uyu nguyu muri iyi minsi nawe ari kuri top, ngira ngo mujya mumubona mu bitaramo, mujya mumubona mu bubari bwinshi ajya kuririmbamo, mujya mumubona ku mihanda bamukoresha ama interview, mujya mumubona Zeo Trap no mu masaga n'ibiki. Ntago ari bo bonyine bari bahatanye muri Best New Artist, ahubwo hari harimo n'uwitwa Kenny Edwin. Uyu mupeti nawe muramuzi ahagaze neza mu muziki w'u Rwanda muri iyi minsi, Kenny Edwin. Ubwo iri tsinda ryari ririmo Kidi, rikabamo Zeo Trap, rikabamo Chibu nawe nawe mubabwiye. Chibu byaje kuba ryakegukanwa cyangwa se uwayegukanye igihembo bakagaragaza ko ari we wahize abandi mu bahanzi bakizamuka, yabaye Zeo Trap. Zeo Trap umwe waririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye mwakunze, harimo nk'indirimbo ngo ele. Iyo ni jingo ya Element. Ahubwo yaririmbye indirimbo yitwa ngo ele sukungo bibwira nagaruko tubwira ukuntu ayivuga akunze ko iyo ndirimbo avugamo ngo namuzashiduka ngo abantu bose turi kumva amahene. Ibintu byose bikinwa byabayemo ni umwe mu bantu bakoze akantu gakoma abantu, nyuma yakomeje gukora indirimbo nyinshi cyane mu njyana ya hip hop ndetse na afro gako, yigize gukoramo indirimbo muri afro gako. Yego, Zeo Trap yakoze indirimbo nka Zeho. Iyi ndirimbo ndumva Zeho yarakozwe n'umuproducer witwa Divin wo muri Style Music. Zeho ngo amakipe arakinnye habura igitsinda ni Zeho. Yo none Zeo Trap niwe watwaye iki gihembo. Zeo Trap yameritaga koko, urebye Zeo Trap yarakoze ndetse ejo bundi yaranaperforminze mu cyumba cya rap mu baraperi rusange yararimo. Ese uriya mupeti umaze kwigarurira imitima y'abarasta bakiri abana ariko mu muziki, ndetse n'abakuru bakaba batangiye kujya kumushakisha. Murabona yarameritaga kuba ari we watwara igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu bantu bakizamuka. Twirukiye ku kindi cyiciro, reka twigire muri gospel. Muri gospel hari hahatanye ibikura nkota. Muri gospel ni icyiciro bita Best Gospel Artist, umuhanzi uririmba gospel wahize abandi muri 2024. Uyu nguyu wo muri 2024 hari hahatanye aba bakurikira: Israel Mbonyi, hari hahatanye Crizon Ndasingwa, hari hahatanywe Vestina na Dorcas, hari hahatanye na Ben ndetse na Chance. Abangaba bararirimbana, Ben na Chance, Vestina na Dorcas nabo bararirimbana. Crizon Ndasingwa aririmba ari umwe, ndetse na Israel Mbonyi agakora umuziki azi kariyeri solo. Abangaba bose bari bahatanye, ni abantu bakoze indirimbo nziza mwuka byaramo. Aba bantu ngewe bambwiye ngo mba judging, nareba hejuru nkahuha agapapuro uwo kagwaho niwe watwara igihembo, kuko bombi ni abahanga. Crizon Ndasingwa ntavugwa, Dorcas na Vestina aba bana bo ni babi cyane. Noneho Ben na Chance ababo noneho iyo babagezeho ubundi tukeka ko wagiye mu materaniro. Israel Mbonyi aravuga ati reka mbemeze mbereke yuko ngiye nkora umuziki international, mbereke yuko mvuye no muri Tanzania narakoze, mbereke ko nagiye no muri Kenya. Israel Mbonyi nyuma yo kuva mu gitaramo cya Kigali cya Korali do Kigali hariya muri BK Arena, yarimo ko enjoyinga hariya. Ntago ari wa muntu uvuga ngo ngiye ngo ndirimba ibintu ngo bijyanye na Christian but iri modo ngo ntabwo nakitabira ibintu by'abakatolike. Yarari hariya mwamubonye nawe yari yitabiriye igitaramo cya Korali do Kigali.
ushobora no gusanga afitemo featuring tugiye kuzumva yafatanyije nabo bakadutamo ingoma cyane ko nabonye muri iyi minsi arimo araza neza yiyegereza abantu rusange. Muramwibuka yuko hari amafoto amaze kugaragaraho muri iyi minsi itambutse ari kumwe n'abahanzi bamwe baririmba indirimbo ziri secular. Okay, Israel Mbonyi abatsinze abandi bari bahatanye mu bahanzi bakora indirimbo za gospel bakoze neza muri uyu mwaka wa 2024. Tugiye ku kindi cyiciro, turajya ku cyiciro cya best album yahize izindi muri uyu mwaka. Ibi ngibi nabyo byari uruca abana. Gusangamo album y'umuntu witwa Bulldog bita icyumba cy'amategeko yari ihatanye na Full Moon, igahatana na Ganza ndetse n'iyitwa Live and Die. Izi za album umuntu ufite radio iwe mu rugo akaba adacuranga izi album byibuza gatatu mu cyumweru ntago ari umunyamuziki. Izi na album ziri indirimbo zikwicaza ukareka no kujya ku kazi ukabanza ukazisoza. Album yahize izindi na album ya Bulldog bita icyumba cy'amategeko. Murabizi yuko iyi album yayikoranye na Juno ndetse na Riderman. Bulldog ni umuntu warugarutse muri ibi byiciro ku yindi nshuro. Ese arongera agarukemo? Reka dukomeze turebe. Yaje bwa mbere mu bahanzi b'abagabo bakoze neza, Bruce Melody amukubita inshuro. Agarutse muri album aratsinze. Turongera tumubone Bulldog yatsinze album ye yabaye ya mbere, yatwaye igihembo icyambere akibitseho. Twihuse tugiye kuri album, tuvuye kuri album tugiye ku kindi cyiciro cya Song of the Year, indirimbo y'umwaka. Ubundi ahangaha niho mba ntegereje. Indirimbo, reba indirimbo zose tuba twarumvisha, indirimbo ziba zaraje ari amahiti zikaducamo zigasaza hakaziramo izindi, zajya kugenda gakeya hakaziramo izindi. Ahangaha rero batoranyije indirimbo imwe yazikomye zose ikazicaza ba nyirazo bakabahatisha twatahiye kujya muri studio. Ya ubu ngubu rero muri izi ndirimbo zari zihatanye indirimbo y'umwaka harimo indirimbo yitwa Jugumira, DJ Philipita, Chris Easy ndetse na Kevin Kade. Iyi ndirimbo yari ihatanye n'indirimbo bita Wait ya Kivumbi King. Kivumbi n'umwe bita ko nakuririmba indirimbo nabi bangira ngo abantu bayibuke. Iyi ndirimbo Jugumira yari ihatanye na Wait ya Kivumbi King, yahatanye n'indirimbo yitwa Moromita ya Gadi afatanyije na Neri Ngabo ndetse na Kenny Soul. Gahona yawe Moromita, iyo ngiyo nayo murayibutse. Okay, hari harimo n'indirimbo yitwa Sikosa ya Kevin Kade, The Ben Element. Abangaba bose bahuriye ku ndirimbo bayita ngo Sikosa. Nisanze nkunda umuntu ntamenye, o mama Sikosa, baba Sikosa, nisanze nkunda umuntu ntamenye. Iyi nayo yari yatanye n'izi ndirimbo maze kuvuga. Hakazamo n'indirimbo yitwa Ahazaza ya Bwiza. Banza wumve izi ndirimbo ntazivugiyemo, nzimanuke wumva ukuntu zazikurikiranye. Hari indirimbo yitwa Jugumira, hakazamo indirimbo yitwa Wait, hakazamo indirimbo yitwa Moromita, Sikosa na Ahazaza ya Bwiza. Izi ndirimbo zose zazihatanye bashakamo indirimbo imwe yazikomye cyase yazikomye. Ese hari abantu bakumye kuvuga ati buriya Kivumbi King irandimo ngo ni Wait, irandimo ni Wait koko kuki atariyo? Abandi bakavuga ngo Sikosa niyo yakabaye itsinda, abandi ngo Ahazaza. Ariko byose byagiye byigirayo indirimbo yitwa Jugumira ya Philipita, DJ Philipita, Chris Easy na Kevin Kade. Irazira babwira ati mwebwe mwaranduhiye, uyu mwaka mwaranduhiye. Ese wowe ubyumva ute? Umva indirimbo rero yakabaye ibiya mbere? Tubwire muri comments. Okay, tugiye kuri best collaboration. Korabo yabaye nziza, za ndirimbo ziba zihuje abahanzi benshi bafatanyije. Korabo yabaye nziza. Hari hatanye indirimbo yitwa Jugumira, harimo indirimbo Moromita, harimo indirimbo yitwa Sikosa na Puta. Urumva izi n'ubundi eshatu za mbere zahoze hejuru. Ni Jugumira ya DJ Philipita featuring Chris Easy ndetse na Kevin Kade, hakazamo Moromita ya Gadi, Neri Ngabo ndetse na Kenny Soul.
hakazamo indirimbo Sikosa ya Kevin Kade, The Ben na Element, ndetse hakanazamo indirimbo yitwa Puta ya Bulldog afatanyije na Juno. Yani ni ndirimbo bavuga ngo kakagenda ngo kakajya hehe harya ngo kakajya Dubai, ngo niwamenya ngo kajya Dubai. Puta ngo puta nta mikino agira, yacitse kera imuhira. Nibyo ngibyo. Abantu bahise ngo hari akabebi nzi gafite baby face ngo gaparitse fresh, yari irimo hano. Indirimbo yabaye ya mbere rero muri izi best collaboration yabaye nanone indirimbo yitwa Jugumira. Indirimbo suko igiye kwigira karaha kajyahe, itsinze hejuru mu ndirimbo y'umwaka, itinagaruka itsinda muri featuring, ariko birumvikana niba yari ya mbere y'umwaka no muri featuring zose zari zirimo zidahejwe, yagarutse iti ya mbere. Urabona ko aba batipe ibihembo buri abari bubigabane bitangiye kuba byinshi, buri muntu ari bugiremo mashya nyinshi. Muri indirimbo ni yande nyirubwite, ni ya DJ Philipita ndetse na Kevin Kade. Ubwo oya ni ya DJ Philipita na Chris Easy na Kevin Kade. Ubwo bagabanya ibihembo bimaze kuba bibiri. Ubwo ni byari miliyoni 10, ubwo umwe atangiye kugera muri 300. Reka dukomeze tujye ku kindi cyiciro. Ikindi cyiciro cyari kirimo indirimbo zikurikira, ntago ari indirimbo ni cy'abahanzi ba hip hop, the best hip hop artist. Babahanzi bavuga bakambisha gahanga man, basukiranya amagambo. Ushaka kwibaza ngo bari bande nabandi. Muri best hip hop artist harimo Bulldog, harimo Riderman, harimo Bushari na Zero Trap. Riderman ni ubwa mbere mubonyemo hano, sibye ko hari album ye nayo yari irimo. Umuntu witwa Bulldog, Riderman, Bushari, Zero Trap. Ubundi wowe kubgawe wumva aba bantu bahuriye hari ukavuga ngo dutoranyize mu muhanzi wakoze neza muri uyu mwaka. Zero Trap wamubonye ko ari mu bahanzi bagitangira bitwaye neza, batsinze abandi. Uribuka yuko Bulldog yaje mu bahanzi b'abagabo bakoze cyane. Riderman ni umuraperi, na Bushari muramuzi aherutse muri iwacu namuzika. Ni abantu bigaragarije abakunzi pe. Ushaka kwibaza ngo ninde watsinze? Hatsinzemo umuntu witwa Bulldog. Bulldog man stana. Ubundi kera bajya bavuga ngo ngafite amazina ngo 36, ariko ubu yariyongereye na Papa Khalifa ryajemo. Ubwo muri abaraperi cyase muri hip hop Bulldog yabatsindaga, Riderman yihanganiye ibingibi, Zero Trap we aracyari inyuma, ariko abangaba bose baherukaga no kuperformingira ejo bundi mu cyumba cy'amategeko, oya mu cyumba cya rap hariya kuri Canal Olympia, banagaragaye mu mukino. Tugiye kuri best music producer. Aba producer noneho bantu bari inyuma ya zira ndirimbo babazi koze. Tugiye kurebamo umuproducer wahize abandi muri mwaka wa 2024. Harimo producer Element, harimo producer Prince Keys, harimo producer Muriro ndetse na producer Leader. Abangaba uwaje kuba yatsinda nago ari Keys, nta nubwo ari Muriro, nta nubwo ari Leader. Ni Roda. Roda. Yabaye Element, umuproducer wahize abandi muri mwaka wa 2024 yabaye Element. Abandi muri mwaka wa 2024 yabaye Element. Mbibutse ko bari bahatanye ari Element, Keys, Muriro na Roda. Element yababwiye ati ni indirimbo zanjye nizo zirimo zirabizambere, egare ko nanjye ndibuba kubita inshuro. Element ese urabona ari we wakabaye none atwara iki gihembo? Iwacu namuzika Awards, ibihembo byabaye ku nshuro ya 5. Element niyo watwaye igihembo cy'umuproducer wakoze neza muri 2024. Ntago ari aba bonyine, ntago ari ibyiciro byonyine byakozwe, ahubwo baje no muri best video director. Aba director muri hehe? Mwigire hino. Aba director mutubwire abantu batsinze muri best video director.
hari hahatanye Faizo, hari hahatanye Director God, hari hahatanye Sami Switch ndetse na Isimbi Naila. Abangaba batsinzwe n'umuntu witwa Faizo. Faizo yababwiye ati ishusho ryanjye rya 2024 ryatuma mutanjya imbere, mugomba kunjya inyuma. Yewe gawe, Faizo niwe batsinze mu cyiciro cya Best Video Director. Tugiye mu cyiciro cya nyuma, akaba ari icyiciro cya Best Culture Act. Ni umuhanzi wabaye mwiza kurusha abandi muri 2024, ariko akaba ari umuhanzi ukora injyana ya gakondo. Best Culture Act. Ibijyanye n'umuco mwoka byaramwe ahangaha, mushishoze neza mutubwire abahanzi muzi bakora indirimbo zijyanye n'umuco, abari bahatanye uwatsinze murabona yarabikwiye. Hari hatanye bande rero, harimo uwo bita Ruti Joel, hari harimo uwo bita Cyusa Ibrahim, hari harimo uwo bita Inyamibwa ndetse n'Impakanizi. Hagati y'Inyamibwa, Impakanizi, Ruti Joel ndetse na Cyusa Ibrahim, ninde wabonaga akwiye gutsinda mu bahanzi bakoze indirimbo gakondo neza muri uyu mwaka wose wa 2024? Uwatsinze namubasomeye, niwe nahereyeho, ariko sinigize mbabwira ko ari we watsinze. Hatsinze uyu witwa Ruti Joel. Ruti Joel yaje ashyiraho akadomo arababwira ati narakoze mu ibihembo byanjye bicyure bishyira abantu bamforuma, dushimira abantu bakomeje kugira icyo bakora kugira ngo umuco w'u Rwanda ukure. Uyu wabinyuze mu buhanzi ndetse na formation bakorana yose, team de formation ibafasha, harimo umuntu nka Intore Masamba. Abangaba bahuriyeyo abenshi ni nawe ubatoza. Ngoko ukuntu ibihembo byari byifashe. Ibihembo bya Isango na muzika 2024, ubwo ngubwo izongera kuba 2025. Niba igikora, niba itagikora, amateka arabarangiriye aha. Aba bahanzi rabo bagiye kuri afishe bwa nyuma na nyuma. Abantu batangiye kugira ubwango wese izajye. Rezo twe tuzi ko Primus Guma yagenda, ariko ngayo nguko nuko ibihembo byari byifashe hariya muri KCC cyase Kigali Convention Center. Abahanzi batsinze murabona bameritaga, bari babikwiye cyangwa hajemo akantu ko kubera? Urabyumva ute? Ese ubona ari nde wabuzemo muri aba bahanzi? Ninde wabuzemo bya mu byiciro byose twavuze? Hari umuntu twatashya mbwira ngo Juno ngo yakabaye yagize ahaboneka, ngo cyanga ngo Kivumbi ngo akagira igihembo atsindira, ngo nawe yarakoze. Ariko nyine byabaye. Ese urahamanya nabyo? Tubwire muri comment. Amarembo aruguruye. Natwe tugiye kujya dutanga ibihembo hano, nushake utubwire. Twahoze dutanga n'itangazo ku bahanzi bashaka gukorerwa ama interview abazamurira imiziki yabo, cyane cyane abahanzi bakora indirimbo zo mu Rwanda. Cyase bakorera umuziki mu Rwanda. Niyo waba ukora inyamahanga ari gukorera mu Rwanda, ushaka kubazamura tukabageza aho mwifuje. Ngaye nguko ngo kuko byarangiye. Nitwa Zeno Cesar. Iki cyari kiganiro kigaruka ku byabaye muri weekend dusoje, weekend ya nyuma yabayemo ibirori byiza muri 2024. Tukaba turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 2024. Turabura umunsi umwe kugira ngo twinjire ku munsi wa Noheli. Noheli ni mu gitondo kizakurikira icyejo. Ese wowe ubyiteguye ute? Urabona Noheli yamaze kuboneka, abantu batangiye kugenda bambara imituku n'imyeru, mwabibonye. Ese ushaka gutumira umuntu ngo nyimite nkubwira umuntu utumira hano hafi yanjye? Tuzagusure na kamera, ntago yagenda adafite kamera. Uramutse ushaka rero kwamamaza hano muri iki kiganiro, amarembo aruguruye.
telefone narabibabwiye ni yandi iba iri hariya muri description ya 0788 88409 urahamagara twakwitaba. Ushaka no gutera inkunga iki kiganiro twakwemerera nta kibazo. Ariko ushaka no kugira ibyo dusaba ibyifuzo ubwo ikintu tugiye kubakorera tugiye kuba noneho amafoto y'abahanzi ukuntu bari bagiye bameze bari bipampye ariko hari abantu bari bambaye neza mwoka byaramwe uhereye kuri iyi foto ubase mbivuge cyambere byibuze ashingira kuri protocol ukuntu bari bambaye mwoka byaramwe protocol ukareba bamwe mu bari batumiwe ukareba mu batangaga ibihembo n'abantu basa neza cyane abatwaye ibihembo ariko se hari indi nkuru ku munsi w'ejo tuzabagezaho entertainment ikomeye ni amakuru akomeje guca ibintu y'umuntu witwa Age Promoter cyangwa se Aga Promoter wavuzwe cyane cyane mu rukundo rwa Miki ngo kandi ari na mubyara we ngo Miki yashwanaga na Regis ukora muri sinema nabo bakomeje guca ibintu muri iki gitaramo dore ko bari barimo bambaye neza cyane. Miki yari yambaye agakanzu neza keza cyane agakanzu keza cyane gafite ibara rya pink. Aga Promoter nawe yarahabaye. Tesi wayoboye yaje yambaye ikanzu abantu bazi Lady Gaga uri umunyamerika bakunda gutungura abantu. Tesi yari yambaye ikanzu ifite inyenyeri n'amababa n'ibiki byose kandi ukabona ni ikanzu nziza ariko aya mafoto yose reka mitenya kusanya nyabahereze mu bagag cyase mu bajaji Anita Pendo ndetse n'abandi bari aha ngaha bitabiriye ibi bintu harimo abantu nk'ababamenya harimo abantu byinshi murabibona tugiye kubibazamurira bakiramani bari bahari abantu benshi nka Nadia uzwi muri filime ndetse wanamenyekanye cyane akanakundwa. Zotrap yari yadukubitiyemo za nkweto z'abaraperi ariko yari yambaye ikote ryiza gakote k'umuhondo rwose n'ipantaro y'umukara ariko yishyiramo za nkweto z'abaraperi yego. Noneho abanyamakuru bari bahari arohaye Bulldog umwanya kugira ngo agire icyo avuga. Abyo byose muraje murabibona hasi turabibashiriraho. Itsinda ry'abasore ibigango naryo ryari rihari rihegeje Taiga ndetse n'abagatesi murabona ibintu byari bimeze neza cyane. Hari abahanzi ba performinze ariko iki gitaramo cyasaga neza. Ibi bihembo byatanzwe byari byiza babereye ubukoryo habereye ibintu byinshi cyane. Reka duhure muri video yacu ikurikirana twose z'abayisaba Theogene akaba ari nge wabagejejeho raporo y'ibyaranze iki cyumweru mu bijyanye entertainment ariko kandi reka tubifurize kumererwa neza tunabasabe gukora subscribe na rubwa mbere muturebye. Reka tuhurire muri video itaha tubabwira yuko comment yanyu ni ingenzi kuri twebwe mujye muziduha ariko kandi mbabwire ngo ciao naho ubutaha.